Ibyorezo bizaza, nibindi bizasimburana, ariko kuko Uwiteka ari we waturemye, igihe cyo kugenda nikigera uzagenda uceho tugushyingurikira iyo kirangire, ariko kuko ari we waturemye nunakirwara atari cyo kukwica uzakira ugaruke mu abandi banyacyubahiro tuziranye, hari abandi banyabushobozi tuziranye, hari abatubangamiye tuziranye, hari n'abanyikitubangamiye, ariko abo bose nta mbaraga bafite kuko ari twarakomeretse cyane ku buryo umuntu ababazwa n'ijambo nyirakuru yamubwiye muri 98 akamureba akavuga ngo uyu mwana, cyangwa akamubwirwa na se wabo. Mu Rwanda tugira amahirwe tugira imiryango, ariko nayo hari igihe tutumvikana. Se wabo akamureba wenda kubera icyari akavuga ati wacyana we ntacyo uzimarira, hanyuma yahagara hano nyuma y'imyaka 20. Impamvu rero dukwiriye kubikora nibyo twamenye. Umurongo wa 3 haravuga ngo mumenye ko mumenye. Ubu ngubu kubera ko tuzi ko buriya umuntu yatariga nibwo agira ngo azibintu, ariko iyo wize nibwo umenya ko ntabyo uzi, sibyo? Hanyuma rero iyo umenye ko ntabyo uzi urongera. Umuntu amaze imyaka 5 akijijwe kandi wenda no gusoma iki gice byamugora, hari igihe umubwira uticara wige ngo ngewe narabimenye. Wabimenye ryari? Yagira amahirwe akaba azi gusenga, wagira amahirwe akaba ashobora kwerekwa rimwe cyangwa kabiri bikaba byo, akavuga ati ibintu byabaye. Oya, Imana duhora tuyiga. Kandi iyo umenyereye Imana hari igihe ugira ngo mu buryo yakozemo nibwo izongera gukoresha, ntabwo ari ukwikora ahubwo bisaba kwiga. Niyo mpamvu uyu munyezaburi n'insengero zimwe zirafunze. Ubwo rero witubwira ibyo muri 92 uko mwavugaga ntabwo ariyo situation igikoreshwa uyu munsi. Dukeneye kumenya uko Imana iri gukora muri iki gihe. Hanyuma rero kugira ngo dukore ibi bintu bishoboke, kuko Kristo yatwakiriye. Kristo uza wambaye ubusa akakubwira ati nta kibazo nzakwigisha uko bambara. Uzuru umusinzi ntibakubwira ngo banza wicare hariya ku muryango, arakubwira ati ngwino wicarane n'abandi, nzakwigisha kunywa gake ndende nk'amaramo zirende zishira. Uza warakuyemo inda akavuga ati nta kibazo, abo wagejejemo rekera aho ngaho ndagukoresha urugendo rwo kugendana nawe. Uwo muntu murumva atari mwiza? Umuntu ashobora kuba yaraye arokotse impanuka y'ubusinzi, yaguye mu kirombe, akaza mu cyumba cy'amasengesho, reka ne kuvuga mu iteraniro ati mumpe umwanya wo gushima Imana. Mutekereza ko kumuha bitabanza guteranya inama y'iminota 30 rimwe na rimwe tukawumwima? Ariko umva uko dutangira muri ya gahunda tuvuga, nkuko Kristo yagize ate yatwakiriye, niko dukwiriye kugendana n'abandi. Kandi natwe yatwakiriye turi babi, n'ubu hari n'ibibi tugifite. Ariko umuntu umaze imyaka 21 ari mu ishuri yiga kuvura, akaba ari umuganga w'amenyo, iyo arwaye mu matwi ntabwo yivura, ajya gushaka undi. Ubwo uwo muntu yarize cyangwa afite ubumenyi cyangwa ntabwo afite? Umuntu wize kuvura, abajya mu bitaro bikomeye murabizi, uvura amenyo si uvura amatwi, uvura amaso si uvura ijosi. Bivuze ngo uvura amaso. Ubu ntimubona ko n'ibihe turimo bitwigisha ko dukwiriye kongera tukamenya Imana, dukwiriye tukongera tukamenya uko Imana yakoze? Ntabwo tukiri muri cyage. Ubu se reka mbabwire, najyaga kiza ibintu bibiri: bidukiza intambara n'abantu zidashira, bidutiza amatiku n'abantu, ariko binatukiza kugira uwo turamya. Hari abantu tugira mu miryango no mu mibereho yacu, kubera ko afite udufaranga, kubera ko yaguhaye utubati, kubera ko ari wowe wishyura mituwere, yanahenga muti ndahengamye. Kubera iki? Ukavuga hari abantu tutatinyuka no kubwiza ukuri. Yanavuga ati yeba utubu mituwere ayihagaritse nakwishyurwa nani? Uwiteka niwe Mana, ni utumenyera ibidukwiriye. Mwabyumvishe ko bidukiza intambara ebyiri? Kiza ibintu bibiri: bidukiza intambara n'abantu zidashira, bidutiza amatiku n'abantu, ariko binatukiza kugira uwo turamya. Hari abantu tugira mu miryango no mu mibereho yacu, kubera ko afite udufaranga, kubera ko yaguhaye utubati, kubera ko ari wowe wishyura mituwere, yanahenga muti ndahengamye. Kubera iki? Ukavuga hari abantu tutatinyuka no kubwiza ukuri. Yanavuga ati yeba utubu mituwere ayihagaritse nakwishyurwa nani? Uwiteka niwe Mana, ni utumenyera ibidukwiriye. Mwabyumvishe ko bidukiza intambara ebyiri?
ijambo ryankorogoshoye riranyumvisha. ubwo n'igihe ryabanze gutsinda numva ndamwaye, maze kumwara njya mu materaniro, ariko nagiyeyo numva nahindutse. hanyuma interuro itangira mu kwakira abantu muri EPR iravuga ngo bene data nk'uko Kristo yatwakiriye, nk'uko Kristo yatwakiriye tugiye kwakira abandi. abantu bakiriwe muri iri torero tubabaze niba mwarabakiriye nk'uko Kristo yabakiriye. yaza kurira igiti, Zakayo yari umwambuzi, yari umujura, yari umuntu udashobotse kwakirwa, nawe ubwawe utaraza utatinyuka kurara iwe. ubu hari abantu dutinya kugendana nabo kubera ubuhamya bwabo. ubu sindaya yeruye ije ikagize ikanyegera, abantu bashobora gutangira batuye umushumba byagenze biti, ariko uwo niwo Kristo ashaka ko nakira, nk'uko Kristo yagize ate yatwakiriye. hanyuma rero ngo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi y'ijana. Katusome mu izina rya Yesu. Zaburi y'ijana. mwabari mw'isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. ndashimira umwami Yesu wambatuye mu byaha, kuko yanyimenyesheje akankura mu mwijima. narindi kure y'Imana nishimira iby'isi, ariko mpuye na Yesu maze nsanga naribeshye ndaririmba. navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyari indamu yanjye bimpindukira igihombo. none ubu ingorane zose zereka umwami Yesu, nkamutakira ni mwami Yesu ngenza uko ushaka ndaririmba. navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyari indamu yanjye bimpindukira igihombo. none ubu ingorane zose zereka umwami Yesu, nkamutakira ni mwami Yesu ngenza uko ushaka. Haleluya. ibindi bice ntabwo mbikomeje, uretse ko bitari binagendanye n'icyo nashakaga kuvuga. buri muntu ahimba bitewe n'ibiharimo n'ubuhamya burimo. mu bice bikurikira avuga ko amaze kwakira agakiza yahuye n'ibirushya, ngewe maze kukakira ntabyo nahuye nabyo. ubwo muri iri teraniro ntabwo bwari ngombwa ko ndirimba icyo gice. ntibibujije ko muri iri teraniro hari abakakiriye ngo bahure nayo, ariko ngewe ntabwo nahuye nabyo. hanyuma ndashima Imana rero muri iyo ndirimbo. ayo magambo impamvu ariyo mpereyeho nicyo kintu mu buzima kinezeza. nabibabwiye, nitwa Jean Sauveur Masabo, mvuka mu muryango w'abana 7 kandi ninjye mukuru. kandi ndashimira Imana ko mu bitangaza Imana ikora
normally sinzi ukuntu bigenda, ariko mu gitangaza kiremereye Imana yakoze ku buzima bwanjye nuko yanyimenyesheje kandi ikangirira ubuntu ikama kuyikorera. Nageze ku bintu byinshi, nabonye ibintu byinshi, ndababwiye ngo igice cya kabiri ntabwo ari ubuhamya bwanjye, nge ntabwo nagize, nta birushya nahuye nabyo. Ibintu nahuye nabyo hari igihe biba ari n'ubwana, maze imyaka 24 nkijijwe. Hari igihe rero icyo gihe wenda nabibonaga mbibona ari ibiremereye, ariko ari amaso y'ubwana. Uyu munsi ndi umugabo ngana gutyo ufite urwara, ntatinyuka kuvuga ko byari ibibazo, oya. Ahubwo ndashimira Imana ko kubera icyo gihe uhereye uwo munsi nagiye mbona Imana igenderera kandi ikagenda ikora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma rero ndashima Imana, hari ibintu byinshi nagezeho mu buzima, hari intambwe nateye mu buzima. Nakoreye amafaranga ndayabona, ariko ntabwo ahagije ayo nkorera. Yankunda kubwira abantu ngo ayo nakoreye bwa mbere uyu munsi nyinjiza ku kwezi inshuro zirenze 20, ariko iyo mbonye andi yinjiraho ndavuga ngo Mana uhabwe icyubahiro. Ntabwo ari ibiganiro, amafaranga nakoreye bwa mbere uyu munsi ayo ninjiza, umenya mbaze nayo urugo rwanjye zarenga izo 20 n'izindi, ariko ntabwo ari amazi. Hanyuma kandi narize birakunda, nabayeho, narariye, nagize amahirwe mba mu muryango, hari abo bitakunze. Nize nabura minerivare, ntabwo iwacu hari bubure minerivare. Nge nanyweye nido ndi umwana, ndi uruhinja, nge nanywaga nido. Hanyuma icyo nshaka kubabwira ntabwo ari ibyo byose, nuko ikiremereye ntabwo nshaka kubabwira icyo ngicyo, kuko nubwo hari abataranyweye nido, ubu hari abanywa amata arenze ayanjye, kandi icyo gihe batarabonaga n'inshyushyu cyangwa barazaga kwisaba iwacu. Imana ni umubyeyi mwiza ihinduranya ibintu. Hari abantu bageze ku birenze ibyanjye kandi baraturutse ahantu. Mu Cyongereza baravuga ngo from nowhere. Abantu basabaga n'ibijumba, ariko Imana ikamugirira neza. Uyu munsi akaba agenda mu modoka iguza inzu wenda nunze. Basarumva Imana itagira neza. Ntabwo naje kubabwira uburemere rero bw'ibyo bintu, kuko kenshi mu mibereho no mu mitekerezo yacu niyo dusaba n'ibyifuzo byaduhagurukije n'icyo ngicyo. Ahubwo ndashaka kubabwira igitangaza kiruta izo nzu, kiruta nido nanyweye, kiruta ibindi bintu, kiruta amashuri nize. Ikintu mu buzima kibaho. Hari ibintu byinshi dushaka, turabisengera. Mfite umugore mwiza, irunda ntabwo babihakana, si igitangaza. Ariko hari ikintu kiryoshye kiruta kugira umugore mwiza, sibyo? Hari ikintu mu buzima kinezeza kuruta ibindi. Iyo nibutse ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niho munezero wanjye wuzura mu buzima. Nicyo gitangaza mu buzima. Nta hantu wambwira, nta kintu wambwira ngo warariye, oya. Umuntu ararya ejo akabinanirwa ureba. Umuntu agura imodoka ejo ikamubera irimbi, sibyo? Umuntu ariga agira ngo agiye gukorera amafaranga, kwiga. Uzi ukuntu buriya abantu ntibazi ko kwiga bivuna. Kwiga biravuna, kwiga biravuna. Umuntu akiga kavuga ngo agiye gukorera amafaranga, barangiza bakamukubita ibipapuro, ubwo bugeretse izina. Uko ugenda wiga niko wongera ibipapuro, ejo ukirirwa ubibungana wabuze n'uguha 1000. Ibyo si umuruho. Ariko ndagira ngo mbabwire, hari ikintu kigendanwa muri ubu buzima kitajya gitakaza agaciro, nuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu bintu mu buzima bikora ku mutima wanjye, njya nkunda kubwira abantu, nihaniye koka igeze aho irananira. Nihaniye koka kubera ko atari nziza. Niba hari n'abandi bayikunda nkanjye bayihana. Ndi kuvuga Coca-Cola irananira kubera ko ntabwo ari nziza, ariko ubwo nyine utarumva ko ari nziza ntiyabyumva. Ariko iyo nibutse ko mfite Yesu nk'umwami n'umukiza, hari igihe ntumaho ka Coca nkakanywa nkavuga ndi hari ikintu nagezeho mu buzima. Mu bintu nagezeho mu buzima, mu bintu nakoze mu buzima, mu Cyongereza bavuga ngo achievement. Muri achievement nagezeho mu buzima nta nimwe inganya agaciro nko kuba narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikintu nabwira umuntu uwo ari we wese, amafaranga nyine turayashaka, ubuzima turabushaka, amadiplome turayashaka, twanapfa ntabe n'umurage w'abana.
ariko ikintu cy'ingenzi mu buzima, niba hari umuntu uri muri iri teraniro udafite Yesu nk'umwami n'umukiza, yarahombye, kandi yahombye inshuro nyinshi. Niyo mpamvu ntangiye ndirimba ngo ndashimira umwami Yesu wambatuye mu byaha. Ibyo si umurage nahawe n'umubyeyi, data n'umucuruzi. Ibyo si ibintu nakura ahandi hantu, ahubwo ni impano y'Imana. Kuko Pawulo yaravuze mu rwandiko yandikiye Abefeso ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hari igihe abantu bagira ngo ni amasengesho badusengeye, abadusengeye barakoze, Imana ibaho umugisha, ariko twakirijwe n'ubuntu. Cyokora twabiguze ikiguzi kimwe, ikiguzi cyitwa kwizera. Mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ubuntu Imana yatugiriye. Imana ishimwe ko yatugiriye ubuntu tukaba turi mu nzu yayo. Hari abantu babyumva bakumva n'ibintu bisanzwe. Buriya twebwe twakuze ubutumwa burimo buvugwa, wenda tubona abantu benshi bakijijwe, cyangwa ukabyakira ukumva n'ibintu bisanzwe. Ariko ndagira ngo mbabwire, nta mpano iremereye, nta gitangaza kibaho kuri iyi si nko kuba Yesu yaradupfiriye. Ariko igitangaza kiruta ibindi, tukaba twaramwakiriye. Menya mutabyumvise. Ndashimira umwami Yesu rero wambatuye mu byaha. Nta gitangaza kiriho mu buzima, nta buryohe bubaho mu buzima nk'ubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nta gihe kijya kindyohera mu buzima nk'iyo nibutse ko mfite uwo mwami mu buzima bwanjye. Yaranyimenyesheje, ankura mu mwijima, ubu mpagaze hano kubera ko yankuye mu mwijima. Ntabwo nje muri iyo myaka 24, nta gitangaza, nta kindi kintu Kristo yakoranye nanjye urugendo, kandi umunsi kundi agenda anyireka, agenda avugana nanjye. Nimufashe tuwongere tumukomera amashyi. Ni umwami mwiza watugiriye neza. Hanyuma mu minota mike nsigaranye, reka tuganire kuri iyi zaburi. Iyi zaburi y'ijana ni zaburi igaruka kenshi mu materaniro yacu. Uyu munsi twaramije Imana ni ya 23, nayo turayikunda, ariko ni zaburi y'ijana. Nagarutse, natekereje kenshi, nafashe umwanya, ariko numvishe Imana yongera kunyemeza ko dukwiriye kuganira kuri iyi zaburi y'ijana. Ni zaburi igizwe n'imirongo 6, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa kane bifitanye isano, hanyuma uwa gatatu n'uwa gatanu nabo bikagirana isano. Iyi zaburi ni zaburi dukunda kuvuga yo guhimbaza Imana. Aba presbyterian rimwe bajya batubwira yuko dukunda ibintu biri liturgique cyane, uretse ko ari ibintu biri mu rurimi. Wenda iyo tuvuze liturgie tuba tuvuze igifaransa, ariko buri iyo tuvuze liturgie tuba tugira gahunda y'amateraniro. Hanyuma rero iyo abantu bamaze kumenyera ibintu, bagira ngo ni ibisanzwe. Siko bigenda. Reka mbaho urugero. Umuntu ushishikariye gusaba akazi bisanzwe, iyo kikageraho saa 12 arabyuka akikanga yakerewe, kandi ubwo akazi wenda gatangira saa 2. Ariko iyo amaze kukamenyera arasinzira, yanarangara akanakererwa. Ni ikibazo cyo kumenyera, si uko atagikeneye akazi mu buzima bwe. Hanyuma rero kubera ko tuza mu materaniro, hari n'igihe turirimba, hanyuma twaririmba kubera ko baririmbye korasi, umaze imyaka 20 wumva hano mu iteraniro ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma rero ukaza gutaha wenda uvuga ngo ntiwafashijwe. Reka da, nuko ubimenyereye, kubera ko twasomye zaburi usanzwe umenyereye, kubera ko twavuze itegeko ry'Imana usanzwe wumva. Hari ikintu tugira mu materaniro yacu kitajya kibura: guhamya imyizerere y'abakristo. Hari nabo wayibaza ntibamenye ibyo ari byo. Hari abazi ngo ni isengesho, hari nabo baza ngo bigenze bite. Njya nk'umora nkunda kubwira abantu, biriya ni indangagaciro yacu, nicyo turi cyo. Ni nkuko iyo abantu, ubu hari ibintu bitajya bisigara, abagore ariko bo barabisiga. Umugabo wese uri hano, cyane abaturutse irundo, hari uwasize indangamuntu ye, hari uwayisize. Abagore bo bashobora kuzisiga, nta gitanga, nta n'abazibabaza. Ariko ngewe ku munsi bushobora kwira nyibajijwe nk'inshuro 6. Siko bigenda? Jewe uko mpinduye umwenda mpindurana n'indangamuntu n'ibindi byangombwa ngendana. Hanyuma rero nta gitangaza, ubwo nyine ntabwo ari ukwibasira abagore. Imana yaturemye mu buryo butandukanye, kandi niyo ugeze ahantu umudamu bakayimubaza akayibura, arahita wowe ugasigara. Siko bigenda se?
ubwo uretse ko n'abagabo tugira amahane n'amakosa menshi kurenza y'abagore, buriya baba badukekamo ibyaha byinshi. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ntabwo ari ukubeshya, ni uko ngo umugabo ashobora kugira ibyaha byinshi, no gukeka umugabo biroroshye kurenza, uretse ko n'ubu ngubu mu minsi nyine uko iminsi igenda yigira imbere, umenya twarayigishije na bashiki bacu n'abagore bacu. Nk'urugero, duhora tuvuga ikintu cyitwa imyizerere y'abakristo. Umuntu agahaguruka, umwe agasanga ari kureba biriya birahuri byiza mwashyize hariya, ariko ntimwabihashyize ngo bibarangaze, impamvu mwabishyize hariya no kugira ngo uru rusengero rugire urumuri. Undi ari kureba hejuru, undi arahumirije, kandi turi kuvuga ikintu kimeze nk'uko indangamuntu yawe utayisiga. Ni identite yacu, ni indangagaciro. Tuba tuvuga imyizerere y'abakristo, ariko kubera ko ni ikintu wize muri gatigisimu, ngenda umupresebitereye kuturuka n'uru ruhare, ubu n'uru presebitereye nabyize. Noneho kubera ibyo bintu nabyize guturuka mu ishuri ry'icyumweru, bakabivuga amateraniro 50 nangahe ya buri cyumweru turarivuga. Iyo tugize amahirwe tukagira irindi ryo mu mubyizi turarivuga. Ukazumva ngo ni imyizerere y'abakristo, wanamubaza uti ni iki, ati ni ibintu byaritirije biri aho ngaho, ariko rimwe na rimwe ntanamenye ko ari indangagaciro ze. Si uko Imana itavugira muri kiriya kintu, biriya bintu ni indangagaciro zacu, birakomeye. Hanyuma rero nuza mu materaniro guturuka ku munota wa mbere, Imana ibiri kuvuga. Ibyo wumvishe n'ibyo utumvise, Imana ibiri kuvuga. Ubu Imana yavuze, ahubwo icyo tugiye gukora ni uko muri buri jambo ahantu hahuriye abantu haba umushyitsi mukuru. Ubu ijambo riremereye, kandi ntabwo kuba ijambo ry'umushyitsi mukuru ritesha agaciro, cyangwa iry'umushyitsi mukuru rikuraho iry'umusango. Ubu Imana yavuze, aba baririmbyi baririmba, Imana yavuze. Hanyuma ikigiye kuba, tugiye gukora umwanzuro binyuriye muri iri jambo Imana yavuze. Icyo nashatse kuvuga rero ni iki? Dusoma ijambo ry'Imana. Hari n'uwo batangira gusoma igice agahita bumva Bibiliya ngo urarizi. Urizi uti? Uzi he? Ni Zaburi y'ijana rero twe kuza kuyimenyera gutyo, kuko tuyimenyereye mu materaniro. Hari n'abayiririmba, hari n'abayisubiramo ku munota wa mbere, ariko rero tujye dukanguka tube maso. Imana ivugana natwe igihe cyose. Iyi Zaburi, umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane nababwiye ko zifitanye isano. Umurongo wa mbere uratubwira ngo mwabari mu isi yose. Ubu ntabwo turi bubwira abo muri mu isi yose, hari ubuyoba abantu basigaye baragize ngo Imana ngo hari n'utuntu dutoya tugira tunini atari tunini. Ubu ndi kuvuga mu Kinyarwanda, ntabwo nabwira isi yose. Ikinyarwanda kivugwa na miliyoni zitarenze 40, kivugwa n'Abanyarwanda n'Abarundi bajya kutwumva, abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo nabo batari bose, abo mu majyepfo ya Uganda na bake bari mu burasirazuba bwa Tanzania. Muri iyi si ituwe n'abantu bamaze kurenga 8 miliyari. Ubwo se uyu munsi rero ntabwo ari abari mu isi yose. Icya kabiri, ahangaha turi ntabwo turi buvuge ngo abari mu isi yose, kuko ubu ngubu abo twasize irunda ntibari kutwumva. Ntekereza ko n'uyu muhungu uri kuri kodinga ntabwo biri live. Ubwo rero ntabwo ari mu isi yose. Uretse no kuba mu isi yose, nta nubwo ari muri Kamonyi yose. Sibyo? Turi kujyana. Ndi kuvuga Ikinyarwanda, nabonye abantu bikarangara bafashwa bukeya, ngiye mujye munsubiza. Hanyuma mwabyumvishe ko uyu mwanya tutagiye kuvuga abari mu isi yose, nubwo umwanditsi w'Izabura yabwiye abari mu isi yose. No kubwira abari muri Kamonyi biratugoye, abari Ingamba hari abo batubwiye bari kuri heshurira ku Musenyi. Ubwo abo ku Musenyi kubera ko batateraniye hano ntibahari, ahubwo reka tuvuga abari mu rusengero rw'Ikarangara uyu munsi. Mwabari hano mwebwe mwese rero, nimuvugirize Uwiteka impundu. Umva icyo uyu munyezabura aradusaba kuvugiriza iki? Kuvugiriza Uwiteka impundu. Icyo ni kimwe. Kuvuza impundu mu buzima zivuga kubw'umunezero no kubw'ikintu runaka gihari cy'umunezero gihari. Iyo umubyeyi yabyaye bamuha impundu, iyo umuntu ahawe umugeni ahabwa impundu, iyo umuntu ahawe inka ahabwa impundu. Sibyo? Ibyo bintu mu buzima bwacu Imana yarabikoze. Reka turebe abantu babyaye bari hano. Ubwo rero impundu zakwiriye kuba zidacika muri uru rusengero. Ubwo mvuze bikeya, mvuze n'ibindi.
abantu babonye ibirenze inka kandi babihawe n'Imana, cyangwa abatunze inka, abigeze no gutunga. Ngiye abantu bamaze kumpa inka umenya bamaze kurenga 5 cyangwa 6. Abantu babonye inka, sivuze abazihawe n'abantu, abazifite ku giti cyabo. Mwebwe se mwarazihaye? Abafite inka ku giti cyabo cyangwa bigeze banazihabwa? Reka turebe. Inaha nimworora se? Yego. Aha, aba bantu izi mpundu zakwire kuba nibindi byose. Ubwo mvuze ibyo ngibyo, ariko Imana yaduhaye ibirenze inka. Niba abantu baduha inka tukabavugiriza impundu, umva icyo umunyezaburi atubwira. Hari nibindi byinshi Imana yadukoreye birenze kugiriza inka. Aravuga ngo mwabari hano mwese mwe nimuvugirize Uwiteka impundu. Haleluya. Nabonye rimwe na rimwe hari igihe kubera ko tuba mu materaniro bavuga no gukoma mu mashyi, ukavuga uti kubera ko wenda hari ikibazo, kubera ko waje ugonganye n'umugabo ukazana umujinya w'umugabo wawe. Oya, ntabwo turi gukomera Imana, ntabwo turi gukomera umugabo wawe amashyi, turi gukomera Imana amashyi. Siko byagenze. Hari igihe uza unafite agahinda n'ibibazo umaranye igihe n'umwanya wasenze byibuze, kandi duhora dutaka ibintu. Dufite impamvu nyinshi. Mukorere Uwiteka. Hari undi murongo yongeraho, ariko ni mukorere Uwiteka. Ndaje mbibabwire bavandimwe, twese turiho kubera yuko dukora. Kandi iyo dukoze dukorera abo tuzi n'abo tutazi. Umuntu wagiye guhinga mu nkuka hano, menya barahingagamo ibisheke. Ubu ngubu uhinze ibisheke ntabwo aba yihingiye ubwe, ahubwo abahingiye n'uruganda rwa Kabuye ruzaza kugura isukari, kandi iyo sukari ishobora kuziro turuva yageze iwacu. Ubwo uwo muntu arihingiye wenyine. Niyo mpamvu rero niba dukora ibintu biri mu buzima bwacu kandi bishobora no kugira icyo bimara, Uwiteka waduhaye amaboko yo gukora, dufite impamvu yihe yo kumukorera. Bingana gute? Dutegetswe kumukorera gute? Hari ibintu tujya tugira mu buzima ugasanga wenda, reka mvuge ku baririmbyi, nibo twazanye. Abaririmbyi baravunika. Abaye umuririmbyi igihe kirekire, ariko bamwe mu bantu bavunika ni abaririmbyi. Ubu nk'aba bo baje muri sorute bajyaga kurepetera igihinga, sinzi niba bose bagira tike, wasanga ubu hari abatarishyura uniforme n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho rero hari igihe uba wabikoze ugasanga umuntu ariregiriye, yishyuye uniforme, yaje kurepeta ibihe byose, yarateze, byamutwaye umwanya. Hanyuma yahagera mu baririmbyi, harya ni muri hejuru ya 50 n'abandi nibyo. Hanyuma yahagera mu baririmbyi 50 bakaza kurepeta ari 14. Abo nibo babonetse, kandi nta kibazo cy'Imana. Imana nta kibazo igira cy'umubare, igira ikibazo cy'abayumvira gusa. Hanyuma wahagera, kandi ubwo wenda nuko we wabonye agatike, ukavuga uti Imana umumugisha kuko ngewe naje, utaje ntiwumuhe. Utaje ntiwumuhe. Ibyo bintu ni ukwikunda, ariko ni n'ubuyobe. Ubundi se niba waje ufite tike, uretse iyo utayibona we wari bugende uti? Niba warukiye uniforme kubera ko ufite amafaranga, ayo mafaranga si Imana yaguhaye, ubwo ibanze guha umugisha cyangwa ubanze uyihimbarize yuko byibuze wowe wayishoboye. Reka mbaho urugero. Hambere mu minsi yashize, hari umunsi umwe nigeze gutekereza ntashya ari nijoro, twari dushoreranye na madamu turi kuri moto. Hanyuma turimo tugenda dukubitana n'imodoka za fusizi zikorera imicanga nijoro nko mu 3:00 saa 4. Ari kuri moto imbere, menya hari sambira hari, ari kuri moto imbere, ndi inyuma. Hanyuma umumotari wari ubatwaye yari ari mu ruhande rwe mu muhanda, agiye kubisikana n'iyo fuso. Umuvuduko muke yagenderagaho wari nk'uwa 80 iyo modoka. Hanyuma mu ruhande umumotari yari ariho haturuka akana gashobora kuba gafite nk'imyaka 5-6 kaza kamusatira. Umumotari ahunga umwana, ariko agenda agana mu mapine ya fuso. Sinzi uko Imana yabigenje, ntibagana mu mapine. Iyo baganayo no kubona icyo dushyingura byari kugorana, kandi dukurikije n'umuvuduko twarimo, ubwo bivuze ko nanjye nashoboraga kuruhukiramo. None uyu munsi niba naje, Imana ibanze impumugisha cyangwa ibanze ihimbarizwe ko ndahari, ko ngewe mpari. Ubwo ndababwiza ukuri, iyo mba narapfuye iri teraniro ntiryari bubura uribwiriza. Iyo mba narapfuye si teraniro ryari busibe.
cyokora wenda birunda bari bukora ikiriyo, ariko nabo bari kuba baterana kuko turapfa ubuzima bugakomeza. None Imana yarandinze, nagize amahirwe ngejeje uyu munsi, naje ngo nuko nabyutse saa 11 ngo nitegura urugendo. Ngo Mana impumugisha cyangwa ibanze himbazwe yuko yanshoboje nkaba ngejeje uyu munsi. Niho wa muririmbyi yavuze ngo abagabo beza bitondaga ngo bazi gucunga ibyingo zabo, abo barapfuye. Si ikibazo cy'imirimo, si ikibazo cy'amafaranga, si ikibazo cy'uko nabyutse. Iyo mba ndi mu bitaro ntabwo nari buze, kandi iteraniro ntiryari busibe. Ubwo rero mbere yuko Imana impumugisha ibanze ihabwa icyubahiro kubwayo ariyo yaturemye. Kubw'ibyo iyo nunakora ujye uvuga uti ndagushimiye Mana ko nkoze, ndagushimiye ko mbabaye. Niba wateze ukagera iyo ujya, mu kanya narebaga bavuga abantu baraye bavuye mu bukwe ngo bakora accident 3 bahita bapfa. Kuki utabaye muri abo ngabo? Ubwo rero mbere yuko dusaba Imana umugisha, tujye twibuka ko tuyisaba mu byo yaduhaye. Birumvikana, ngiyi impamvu ishobora gutuma dukorera Uwiteka. Kandi uyu munyezaburi aratubwira ikindi ngo dutkorere Uwiteka tugize gute? Tuneze. Ibyo maze kuvuga haruguru ntiriwe nsubiramo, ni impamvu z'uko twakorera Uwiteka tunezerewe. Hanyuma ngo muze mu maso ye muririmba. Muze mu maso ye mugira mute? Baririmbira umuntu utsinze, baririmbira umuntu ufite ubushobozi, baririmbira umuntu w'umunyabutware. Bavandimwe, dufite ubushobozi bwinshi, twaratsinze ariko si twe twatsinze. Hanyuma igika cya mbere kikaba gisorejweho. Hanyuma ku murongo wa 3, dore impamvu twakora ibi bintu. Dore impamvu uyu munyezaburi aduhamagara atubwira ngo mwabari mu isi yose mwe nimuvugirize Uwiteka impundu, nimuvuge ko Uwiteka yanesheje. Hanyuma kongera akatubwira ngo mukorere Uwiteka munezerewe, nimuze mu maso ye muririmba. Ubundi nta muntu wakwiriye kubaza hano adafite indirimbo yishimwe n'umwanya w'amashimwe. Sibyo? Siko bigenda. Nta kubera iki twakwiriye kuza turirimbira Uwiteka? Kuko buriya igitangaza kiremereye ni ukuba twese twaje bigakunda, twabyutse bigakunda, wakoze. Hari n'ibyo utekereza kubura, ariko bikaba ari ubushake bw'Imana kandi bikaba ari n'inzira yawe. Hari ijambo dukunda kuvuga na madame ngo ntawamenya. Hari ibintu nabuze mu buzima, ariko nabisengeye ndanababara ndanarira ngo Imana ibime, ariko nubimbwiye ngo ibime nayibwira nirorerere, kuko nabonye koko ibibura byarimo amahirwe yanjye. Nta bintu byigeze bibabaho muri ubwo buryo. Hari ibintu mu buzima nasenge nkavuga ngo Mana miki kintu ngeza aha hantu mu uyu mwanya kirahana, none ubu ndashima Imana ko nabibuze. Imana ishimwe ko igimenya nibyo tudakwirika biturinda. Tuyisaba nabi ikaduha neza, ikabona ibishobora kuduhagama. Uzi ko hari ibintu usaba ukavuga ngo bisabe, ariko ikabibona ko bishobora kuguhagama. Imana ishimwe rero ko ibizi biduhagama. Niyo mpamvu dukwiriye kuza turirimba, dukwiriye kuririmba tukumva bitabaye ngombwa ko hari igihe abantu baririmba nk'uwo mu kanya hagiye kuba konseri bagashyiramo na animation ngo unezerewe nakome mu mashyi. Hari n'uyakoma kubera ko babivuze ngo batamenya ko ababaye. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu bikwiriye kuba ari mu nzu y'Imana, ahubwo twese dukwiriye kuza turi mu nzu y'Imana, ku buryo niyo batera akaririmbo gatoya batiriwe uti wenda ntushoboye kubyina cyangwa batiriwe banabiduhatiriza, wumva Imana ikwiriye guhimbazwa. Haleluya. Hanyuma rero umva impamvu rero dukwiriye kubikora nibyo twamenye. Umurongo wa 3 haravuga ngo mumenye ko mumenye. Ubu ngubu kubera ko tuzi ko buriya umuntu yatariga nibwo agira ngo azibintu, ariko iyo wize nibwo umenya ko ntabyo uzi. Sibyo? Hanyuma rero iyo umenye ko ntabyo uzi urongera ugasubira kwiga. Njya mpora nkunda gutanga urwo rugero. Umuntu ashobora kumara mu Rwanda amashuri y'incuke n'imyaka 3, abanza na 6, ayisumbuye na 6, ubwo ni 15. Umuntu akiga kaminuza wenda yo kuvura y'imyaka 5, akongeraho nk'indi 3 yo kwispecializa cyangwa 4, ubwo ntibaye 21.
umuntu umaze imyaka 21 ari mu ishuri yiga kuvura akaba ari umuganga w'amenyo, iyo arwaye mu matwi ntabwo yivura, ajya gushaka undi. ubwo uwo muntu yarize cyangwa afite ubumenyi cyangwa ntabwo afite. umuntu wize kuvura abajya mu bitaro bikomeye murabizi, uvura amenyo si uvura amatwi, uvura amaso si uvura ijosi. bivuze ngo uvura amaso iyo agize ikibazo cy'amenyo ajya kureba. ubwo rero iyo ugenda wengera ubumenyi nibwo umenya yuko burya ntacyo uzi. turangiza lisansi, umuntu watwigishije bwa nyuma Musenyeri Jaride yarakigisha i Butare, yaratubwiye ati ubu rero mugiye kwica icyaro ngo mwarize, ati ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko aribwo aperi mwamenya gusoma. hagira ngo nugukabye, ariko uko nagiye hanze nibwo nabonye ko twari tutariga koko. niyo mpamvu duhora dushaka gukomeza kwiga, kubera ko hari ibyo twize. uwize kuvura ukuguru ntabwo yavura igifu, kandi uwo muntu yarize yaramaze imyaka 20, hari n'abamara 25. ubwo umwana uvutse wiga arenda ashyingirwa ukiga kandi utaramenya kwivura ugutwi kandi warize kuvura. icyo rero niyo mpamvu bidusaba kwiga. ndagira ngo babwire impamvu ibintu by'Imana abantu babikerenza. ni ibintu dukwiriye kwicara tukiga. iyo umuntu amaze imyaka 5 akijijwe kandi wenda no gusoma iki gice byamugora, hari igihe umubwira uticara wige ngo njyewe narabimenye. wabimenye ryari? wabimenye ryari? yagira amahirwe akaba azi gusenga, wagira amahirwe akaba ashobora kwerekwa 1 cyangwa 2 bikaba byo, akavuga ati ibintu byabaye. oya, Imana duhora tuyiga. kandi iyo umenyereye Imana hari igihe ugira ngo mu buryo yakozemo nibwo izongera gukoresha. ntabwo ari ukwikora, ahubwo bisaba kwiga. niyo mpamvu uyu munyezaburi adusaba kumenya, aradusaba kugira iki? bantu b'Imana nimwicare mwongere mumenye. ubu ntimubona ko n'ibihe turimo bitwigisha ko dukwiriye kongera tukamenya Imana, dukwiriye tukongera tukamenya uko Imana yakoze. ntabwo tukiri muri cyage. ubu se reka mbabwire, najyaga mbona abantu ku musozi wacu baza bagahagarara ku musozi bagafata mikoro nk'uku nguku bakavuga bati nimuze, n'abana twese n'abatabishaka bakaza bakumva ijambo ry'Imana. ubu se wajya no gusohoka n'insengero zimwe zirafunze. ubwo rero witubwira ibyo muri 92 uko mwavugaga, ntabwo ariyo situation igikoreshwa uyu munsi. dukeneye kumenya uko Imana iri gukora muri iki gihe. hanyuma rero kugira ngo dukore ibi bintu bishoboke, ni ibi ngibi biri ku murongo wa 3. icya mbere uyu munyezaburi atubwira dukwiriye kumenya, ni ukumenya ko Uwiteka ari we Mana. kumenya ngo Uwiteka ni we, Uwiteka ni ugize ute. twarakomeretse cyane ku buryo umuntu ababazwa n'ijambo nyirakuru yamubwiye muri 98, akamureba akavuga ngo uyu mwana, cyangwa akamubwirwa na se wabo. mu Rwanda tugira amahirwe, tugira imiryango, ariko nayo hari igihe tutumvikana. se wabo akamureba wenda kubera icyari, akavuga ati wacyana we ntacyo uzimarira. hanyuma yahagarara hano nyuma y'imyaka 20 nikiza ibintu 2: bidukiza intambara n'abantu zidashira, bidutiza amatiku n'abantu, ariko binadukiza kugira uwo turamya. hari abantu tugira mu miryango no mu mibereho yacu, kubera ko afite udufaranga, kubera ko yaguhaye utubati, kubera ko ari wowe wishyura mituwere, yanahenga muti ndahengamye. kubera iki? ukavuga hari abantu tutatinyuka no kubwiza ukuri. yanavuga ati yebaba utibu mituwere ayihagaritse nakwishyurwa nani? Uwiteka niwe Mana, niwe utumenyera ibidukwiriye. mwabyumvishe ko bidukiza intambara ebyiri: kuremerezwa n'abantu, kubera ko ibyo bakora ibyo ari byo byose, ibyo bakora ibyo ari byo byose. hari abantu nzi mu buzima bwanjye nagiye mbona abantu, umuntu kubera ijambo afite. ubu sinzi, hari umuntu ushobora kugira ijambo rigukura ku kazi, ariko akabafunguye andi mahirwe yo kubona akazi keza. kubera iki? Uwiteka niwe. hari umuntu ushobora kugira ijambo rikwambura n'ubutaka wari utunze, ariko akaba gufungurira amahirwe bigatuma utekereza gucuruza ugakira birenze ubutaka wari ufite. kubera iki? Uwiteka niwe.
hari igihe umuntu ashobora kugira ijambo rigukuraho waruri yaramaze yararikoresheje. Buri ibyiza nuko nawe ejo bahamukura. Nagiye mbona abantu mu buzima babakuraho bari hari umuntu bigeze kwirukana ku kazi, twaganiriye iminsi n'iminsi ashaka kwiyahura ngo ubuzima burahagaze, ariko uyu munsi yo mubaje ndamubaza ntiwasubirayo, ati biriya byari imikino n'ubuteto bw'ubwana, ubu se nakwiyahura nabuze iki? Ariko iyo atava kuri ako kazi abagihembwa duke yakoreraga, ariko iyo bamwirukanye Imana yaciye izindi nzira, kuko Uwiteka niwe Mana. Biturinda ko twirirwa tugirana amatiku no kuramya abantu. Buriya hari abantu bahagara. Niyo mpamvu mu buzima hari ibintu ntajya nibaza. Ubu ngubu uramutse uhagaritse akazi, uramutse ubayeho gutyo, ntabwo dutungwa n'amafaranga twakoreye, dutungwa n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo dutungwa n'ibindi bintu dutekereza ngo twahinze, ni hari igihe imyaka irumba none ntitubaho. Mpora mbwira abantu n'urugero ntanga, buri gihembwe buri mwaka iyo utangiye mu kwa 9, hari n'igihe wigeze kujya mu kwa mbere, ababyeyi bababarira mineri vare zabuze, intambara zabaye nyinshi, wajya no kwaka umusanzu mu rusengero, wakwibuka ko mineri vare bivuze ubuho, ukavuga utereka twigize inyuma h'ukwezi. Siko bigenda. Ibyo biba ku muturage wo guturuka Nyagatare kugeza i Rusizi. Abantu bahora barira, umwana agaturuka mu wa mbere urira, akazarenda arangiza segonderi urira. Sinabibabwiye ko umubyeyi wanjye ari umucuruzi nkiri mutoya, numvaga bavuga ngo imisoro imeze nabi, ntanazi ibyo ari byo. Ubu yagiye muri retirement ntakibikora, ariko yarenze asaza avuga ko imisoro ari imeze nabi kandi agakomeza agacuruza. Ntabwo ikibazo ni iki, duhora mu bintu byo gutekereza ko ibyo tubona n'ibyo dutekereza ari byo bidutunze. Oya, turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Uwiteka niwe Mana yonyine. Iyo twamenye ko Uwiteka ariwe Mana rero, tumuhimbaza tudafite ikibazo, tumubyinira tudafite ikibazo. Niba udashoboye no kubyina, uhimbaza uko ubyumva, ariko ntibyatubuza kumuvugiriza impundu. Nyuma y'uko ari we Mana, hari abantu bakomeye ariko tudafitanye isano. Hari abantu bakomeye tudafitanye isano. Turi kujyana abantu bakomeye tudafitanye isano, kubamenya kwabo. Ubu hari abantu nzi bakomeye nkanababona ku buryo mwanahura no mu nzira nkavuga ndi runaka arakomeye, ariko nabona gukomera kwe kukaba ntacyo kumariye. Ariko hari uwo nzi ukomeye, iyo nkeneye ikintu ahari aragenda, ati pastor urahari? Nti urashaka iki hano? Uwamfasha kubera ko tuziranye. Hanyuma rero Imana iri hejuru, ariko twebwe ntitumeze nk'abanyamahanga, ahubwo Bibiliya ivuga ko yatubwiye tunafitanye isano kuko niwe waturemye. Haleluya. Niwe waturemye. Niyo mpamvu ibyorezo bizaza nibindi bizasimburana, ariko kuko Uwiteka ari we waturemye, igihe cyo kugenda nikigera uzagenda uceho tugushyingurikira iyo kirangire. Ariko kuko ari we waturemye, nunakirwara atari cyo kukwica, uzakira ugaruke mu buzima. Uwiteka niwe wagize ute? Niwe waturemye, aturemera ibintu byose. Indi sano dufite, natwe turabe turi ubwoko bwe. Twebwe ntabwo turi ubwoko bwe mu buryo budasanzwe, ahubwo turi mu bwoko bwe mu buryo bwihariye, kuko mu nkuru nziza, ari nacyo kintu nahereyeho mvuga, mu nkuru nziza zibaho kuri iyi si, inkuru nziza iremereye n'imwe, nuko Yesu yaducunguye. Ubu uru rusengero, aba bantu bangana gutya baje kubw'isano dufitanye n'Imana binyuze mu maraso ya Kristo. Hari ikintu Imana itatesha agaciro, niyo twebwe twaba abanyantege nke ntiyatesha agaciro amaraso y'umwana wayo. Niyo mpamvu yatugize ubwoko. Ntabwo njya mvuga, niyo mpamvu mu buzima hari ubuhamya ntajya ntanga, kandi buhari mu buzima bwanjye. Hari ibintu ntajya mvuga atari uko Imana yabikoze, kuko igitangaza kimwe gihagije kugira ngo mvuge ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Igitangaza nuko Kristo yadupfiriye, dufitanye isano ya bugufi. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Dufitanye isano ya bugufi. Dufitanye isano ya ubu hari abantu bampamagara mu buzima, hari abantu bampamagara nkabura umwanya wo kujya kubareba, ariko
ariko hari n'abampamagara bakambwira ngo ndagutegetse bitewe n'isano tugize dute, sibyo? ubu umubyeyi wanjye ampamagaye nabyo ndabibwira abantu, wampamagaye akambwira ati ndagushaka byihutirwa, ati yewe bimeze nabi bimeze nabi, uzi ko nababwira ntimwihangane mu kanya ndagiye nkajya kwitaba umubyeyi? siko byagenda bitewe n'isano. ariko hari n'undi umpamagara nkamubwira nti kuwa kabiri bitewe n'icyo nshobora, kubera ko wenda numva n'ibyo nsaba gukemura hari n'abandi bagira bate babikemura. umva rero Imana, isano dufitanye n'Imana, turi ubwoko bwayo, turi abana bayo, nta muntu ujya wirengagiza. ubu ubwo bambwiye ko ari umwana wanjye ugize ikibazo, nakwaksera umenya nashaka na moto iba hano hafa, nagenda ntabitekerejeho kabiri. rero twebwe dufitanye n'isano, ni umurongo Imana twibutsa. noneho ubwo rero bivuze ngo hari ibyo tudakwiriye kugira. icyanyuma kiri kuri uyu murongo wa gatatu, turi intama zo mu cyanya cye. bavandimwe, ndagira ngo mbibutse, hari ibintu abantu batunze amatungo. inka si iyo yimenyera ibiyitunga, si yo yimenyera ngo umwanda uri iwanjye, si yo yimenyera ngo ndagomba gusa neza, si yo yimenyera ngo ndagomba kugira gute. niyo mpamvu nubwo twavunika, nubwo twaruha, tumenye ko turi intama zo mu cyanya. nibyo twasomye muri Zaburi ya 23. Uwiteka niwe udutunga, ni nawe uzatubeshaho. umurongo wa 4 ufitanye isano n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. ubwo rero twamaze kumenya iby'Imana duhuriyeho nabyo ikomeye, Imana ifite ubushobozi, Imana dufitanye isano nayo. imvuko yongera kutubwira, aragaruka ku byo twasorejeho ku murongo wa 2. noneho rero nimwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye mugira mute, mumuhimbaza, mumushime, musingize izina rye. kubera ko twamenye ko turengera mu makuba yacu no mu ntambara zacu, nta mpamvu n'imwe itubuza gushima. twakwinjirira mu marembo turamushima. mu ngo zanyu hari ibibera mu marembo, hari ibigaragara ku marembo, ariko hari n'ibigaragara mu bikari. mu bikari habayo aho batekera, mu bikari habayo aho bamena imyanda, mu bikari habayo aho twogereza ibintu. aho twakwinjirira hose ntibitubuze guhimbaza Uwiteka, tumushime, dushime izina rye. hanyuma rero agahita atubwira umurongo wa 5, ari nawo nsorejeho. yabanje kutubwira ibyo tugomba kumenya ku Uwiteka. hari igihe umuntu aba ari umwami, hari igihe umuntu aba afite ubushobozi, hari igihe umuntu aba atanga, hari igihe aba ari umwami waguha ibintu byinshi, ariko akaba afite umutima utameze neza, akaba afite umutima utakwegerwa, akaba atinyitse. Imana yacu iratinyitse, kandi koko iratinyitse. ariko ku wa 5 aratubwira ikindi kiremereye kandi gikomeye kiri mu buzima bwacu. ubu hari abantu tuzi mu buzima, tuzi ko batugirira umumaro. hari n'abana batinya base, sibyo? hari abana batinya base. umwana akaba aryamye mu muryango, yakumva ijwi rya se, niyo yari kuba asinzira agahita akanguka, agahita yirukanka, kubera ko azi ko se wenda ari bumutere ishoti. ntabwo Imana imeze nk'aba papa bameze gutyo. hari umurundi nabonye, sinzi niba byari video, wagiye kubatiza umuntu, aramubwira turemera ko ndakubatiza. undi ati ndakubatiza mu izina rya data. ati ye baba we, ati nta mugome nabonye nka data. ati ubwo kuraho data ubundi umbatize, kuraho data ubundi umbatize. hari igihe rero tuvuga ngo Imana ni umubyeyi wacu, twayigereranya n'ababyeyi bacu b'abantu kandi bagira intege nkeya, tukagira ngo nayo ni uko imeze, tukagira ngo n'igitsure bagira. hari n'igihe biba ari uburyo bwo kwidefanda. ngira umuhungu iwanjye wadukanye, iyo ngiye buri munsi ambwira ibyo nzana, ariko akarenzaho imodoka, ngo uzane ibi n'ibi, atari kuzane n'imodoka. hari igihe rero ubu nabimusaba ntabyo afite, akaba ari uburyo bwo kwidefanda ngo agukange. ariko Imana yacu dusaba irabishoboye byose, ntidefanda ngo inadukange ibyo itaraduha. ibizi ko itarabiduhera ku gihe, ntabwo ari nka ba data bafite ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye. izina ryayo nirihabwa icyubahiro. ariko hari igihe biba ari kamere. hari igihe hari itorero rimwe njya nkunda kuganira ikiganiro cyaho, umugabo waho, umugabo n'umugore baherutse kuza gutanga ubuhamya mu materaniro y'umuryango. hanyuma bahageze
baza kuvuga uburyo bagize ibibazo byo kubana bishingiye kuki umugabo ntiyikundaga, yabaye mu muryango umwanga, hanyuma n'umuntu ushatse kumwereka imbabazi akavuga atararara n'iwacu ntibankunze, uyu wangiriye imbabazi ati. Hanyuma umugore yamubwira ati icara neza, ati ibyo sinabimenyereye, ati ngwino nguha birahiye. Uyu mugore ni amahorora ati cyangwa hari ikindi kintu. Hanyuma rero yagiye abimenyera buhoro. Hari igihe n'ibyo dusaba abantu nabo baba batarabibonye mu buzima. Hari n'igihe ibyo dusaba ababyeyi bacu n'inshuti zacu batabibonye mu buzima. Hanyuma rero kandi nta muntu utanga ibyo adafite, siko bigenda. Hanyuma rero bakaduha ibyo bagize bate bafite. Niyo mpamvu buriya ushobora gukandagira umuntu agahita gutuka no ku mubyeyi wawe, ntabwo ari ikindi, niko yabimenyereye mu buzima, sibyo? Hanyuma rero ariko Imana yacu ntabwo ariko imeze. Uyu munyezaburi asoza atubwira uburyo Imana imeze. Dore impamvu dukwiriye gukorera Imana. Aravuga ngo kuko Uwiteka ari mwiza. Uwiteka ameze ate? Ntabwo ari mwiza ku isura, kuko ariko uretse no ku isura n'ameza tugira niwe wayaduhaye. Kuko Uwiteka ameze ate? Kubw'ibyo ujyana ikidodo mu kumusaba. Umuririmbyi w'indirimbo ya 10 yaravuze ngo ni data wa twe mwiza azi intege nke nuko aratugu ngwaturindesa niduhimbaze duhimbaze imbabazi ze duhimbaze ze duhimbaze imbabazi ze zitarangi. Umva icyo umunyezaburi atubwira ngo kuko Uwiteka ari. Ndagira ngo mbabwire, niba hari umuntu ugira umutima mwiza, niba hari umwami wakira abantu neza. Hari rimwe nigeze kuba ndi gutegura iteraniro ryo kuza kwakira abantu, ntabwo abantu benshi bajya bibuka ritirije tugira. Hanyuma rero ngo kwijambo ryankorogoshoye riranyumvisha, ubwo nige ryabanze gutsinda, numva ndamwaye, maze kumwara njya mu materaniro, ariko nagiye numva nahindutse. Hanyuma interuro itangira mu kwakira abantu muri eperi iravuga ngo bene data nk'uko Kristo yatwakiriye. Nk'uko Kristo yatwakiriye tugiye kwakira abandi. Abantu bakiriwe muri iri torero tubabaze niba mwarabakiriye nk'uko Kristo yabakiriye. Abakiriwe muri iri torero tubabaze niba mwarabakiriye nk'uko Kristo yabakiriye. Uzi ko uza mu itorero utaramara icyumweru wababwira utabona asengeraga bati ntabwo ari ibyo ngibyo, aha turi muri eperi. Wazana ubushyuhe burebure batigabanya umuriro, twe tumaze imyaka 30 cyangwa 20 dukijijwe. Wa mwana we uri mutoya. Ubwo kandi ntabwo ari uko Kristo atwakira. Uzi ukuntu Kristo atwakira neza. Niwe muntu nabonye njya mbwira abantu, niba hari ikintu cyatunaniye ni ukwakira abantu ko Kristo abakira. Nimwibuke abantu bose Kristo yakiriye mu buzima. Yahingutse, yagiye kwa Zakayo, agenda ari mu nzira ngo Zakayo aza kurira igiti. Zakayo yari umwambuzi, yari umujura, yari umuntu udashobotse kwakirwa, nawe ubwawe utaraza utatinyuka kuri ariwe. Ubu hari abantu dutinya kugendana nabo kubera ubuhamya bwabo. Ubu sindaya yeruye ije ikagize ikanyegera, abantu bashobora gutangira batuye umushumba byagenze biti. Ariko uwo niwo Kristo ashaka ko nakira, nkuko Kristo yagize ate yatwakiriye. Hanyuma rero ngo nuko kwa Zakayo, muzi ko Zakayo atari we wabonye Yesu, ahubwo byarangiye Yesu ari ubonye Zakayo. Yigeze kuza asigwa amavuta n'umugore w'indaya yeruye bizwi muri karitsiye, yeruye bizwi muri karitsiye. Hanyuma ngo Simoni aribwira ati ati burya watubeshyaga, ntabwo umenye ibintu byose. Yesu aramuhindukira ati uyu mugore nzi uwo ari we, kandi sinakwanga amavuta. Ndetse aranavuga ngo icyakoze kizandikwa n'uyu munsi ndi kukivuga ikarangara. Hanyuma rero uwo munsi nari ndimo natekereje ukuntu twakira abantu bameze nk'uko Kristo yatwakiriye. Kristo uza wambaye ubusa akakubwira ati nta kibazo nzakwigisha uko bambara.
uzuri umusinzi ntibakubwira ngo banza wicare hariya ku muryango, arakubwira ati ngwino wicarane n'abandi, nzakwigisha kunywa gake ndende nk'amaramo zirende zishira. Uza warakuyemo inda akavuga ati nta kibazo, abo wagejejemo rekera aho ngaho ndagukoresha urugendo rwo kugendana nawe. Uwo muntu murumva atari mwiza? Murumva uwo muntu atari mwiza? Umuntu wakira abantu batakwakirwa, umuntu ushobora kugira isoni zo kugendana nawe. Cyokora Yesu ko agenda anyigisha, Imana izabinshoboze kurutaho, numva nta muntu nasubiza inyuma. Kandi ni nako bikwiriye kumera mu buzima bwacu. Nimutekereze umuntu, reka mbaho urugero, ni ibintu bigize. Umuntu ashobora kuba yaraye arokotse impanuka y'ubusinzi, yaguye mu kirombe, akaza mu cyumba cy'amasengesho, reka ne kuvuga mu iteraniro ati mumpe umwanya wo gushima Imana. Mutekereza ko kumuha bitabanza guteranya inama y'iminota 30 rimwe na rimwe tukawumwima? Ariko umva uko dutangira muri ya gahunda tuvuga, nkuko Kristo yagize ate yatwakiriye, niko dukwiriye kugendana n'abandi. Kandi natwe yatwakiriye turi babi. Nubu hari n'ibibi tugifite, ariko Imana ishimwe ko itagaragaza ibibi, igaragaza ibyiza byacu, tukavuga ngo dufite ubuhamya buzima kandi bigakunda. Imana ishimwe ko iduhishira. Nta muntu ugira ibanga. Buryo umuntu ugira ibanga wenyine ni Kristo wenyine. Hari igihe ubwira umuntu ibintu warangiza akaba ari uzakuvamo, ariko Kristo atugirira ibanga. Uwo muntu si mwiza. Umva uko rero uyu munyezaburi atubwira, kuko Uwiteka ari kuvuganiye natwe mu ijambo ryawe. Wongeye kutwibutsa uwo uriwe, wongeye kutwibutsa kuri Imana, wongeye kutwibutsa ko turi ubwoko bwawe, dufitanye nawe igihango gikomeye gishingiye ku maraso waduhereye mu mwana wawe Yesu Kristo. Kandi uri mwiza, kukwegera ntibivunanye, kandi ijambo ryawe ritubwira ko dukwiriye kukwigiraho kuko uri umugwaneza. Icyampa abantu bose bumvishira ijambo ryawe, abari muri iri teraniro, abataragirana igihango nawe bakakigirana nawe, abatibuka yuko uri Imana igira neza bakamenya ko ari wowe Mana wenyine. Hari abandi banyacyubahiro tuziranye, hari abandi banyabushobozi tuziranye, hari abatubangamiye tuziranye, hari n'abanyikitubangamiye, ariko abo bose nta mbaraga bafite, kuko ari wowe Uwiteka Mana ishobora byose. Kandi waraturemye, ntabwo wananirwa kumenya ibiri mu buzima bwacu. Waraturemye, ntabwo wananirwa kumenya ibyo tugusaba. Turi ubwoko bwawe, turi intama zo mu cyanya cyawe, waduhaye aho dutura. Urabizi ko dutuye kuri uyu musozi. Imvura iyo yaguye neza n'itaguye neza uradutunga. Iyo twabonye amafaranga dushaka niyo tutabonye ayo dushaka, uduhera umugisha mu mirimo y'amaboko yacu, kandi n'ubu wongera ubikore. Bityo bitume tubaho tuguhimbaza, uturinde amarira, uturinde kuganya, uturinde ibikomere dukura mu bantu, kuko wowe tubwira uri Imana nziza. Kandi turagushimira ko niyo turi abanyantege nke, niyo tutakoze ibyo bikwiriye, uri Imana nziza, kandi imbabazi zawe ntizituvaho igihe cyose. N'ibyo buhamya dufite, kandi umurava wawe ntutuvaho. Uduhindurire muri iryo jambo, kandi iri jambo rihindura ubuhamya bufatika bw'abateranye kuri uyu munsi. Tubisenze dutyo tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen.